wafunzwe imyaka ingana? nda myaka namaze nafunzwe n'agacaca ndabura ndatsinda nyagira ariko bansabye uko nzavuga ko Mutabaruka yaje Murambi Mutabaruka sari munsi babwira ko ngiye ntabyo nzi kuri Mutabaruka nta nibyo nakoze nta nibyo nimera nta nibyo shinja n'abandi ariko bari bansabye kumushinja kuko ngo yaje kwica Murambi ngo niho ntuye ndanahakanira. Muri gereza ibyo bintu byakorwaga bite? Byakorwaga hari inama nyinshi witwa Karegeya uvunize n'akaboko ari nabo bashaka kubera kuyobora ni nazo ngaruka zabiriye. Kuyobora gute? Kubera ko yari umuyobozi w'umurenge wa Mbazi abantu babo bose bavuga ko ngo ari bafungisha kubera ko bagira ngo nta jenoside yabaye n'abemera ubusinzi ukuntu babyemera ko barahakanaga abantu muri Mutabaruka bafungiye bira no kumbeshyira ntabyo yakoze gutya. Bana mutemye Musanze ngo babanje bavuga ko bamutemye Musanze bagiye gusahura kandi bamutemye Musanze we ajya mu bitaro ngo kukigime babivuga ko twari turi muri gereza ngo tugeze na muri umunani mujye bamwiciwe hano mu Gatyazo abantu b'imbazi baraza ngo n'umututsi baramutema ngo bamwamba muri umunani ajya muri Mutabaruka kukigime. Uwo bakubwiye ko bamushinja ni bande? Karegeya bita mukono Karegeya yamisabye ko nzavuga ko yaje Murambi. Uwo Karegeya apfuye muri Murenzi n'abanyembazi ngo twabaga muri gereza imwe n'iwabo Imbazi. Uwo Karegeya nawe arafungiye jenoside n'ubarimo muzehe wowe uru wisanzuye y'uburyo muri gereza kuko bagumye babishyiramo byakorwaga bite? Bira muri gereza byarahabaye nanjye baranshinja ndabatsinda abatashinjaga bagize ubwo batangira gushinja n'abacitse ku icumu witwa Musafiri uherutse gupfa akoraga muri Rwanda Teri yarahunze ahunga mbere ntibamwica ariko gacaca iteranye bakavanga nayo ngo yakoraga kuri bariyeri ibyo bakuraga mu magereza. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Urubanza rwa Mutabaruka Pole na Gahigi Albert rukomeje kubamo amayobera mu butabera. Abakekwaho icyaha n'ababunganira mu mategeko barasaba ko barekurwa kuko nta kimenyetso gishya kibashinja. Tariki ya 15 Ugushyingo 2023 nibwo Mutabaruka Pole yari imbere y'inteko y'abacamanza ku rwego rw'ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Umushinjacyaha yasabye urukiko ko basubika iburanisha agasoma dosiye neza. Uko niko byagenze, iburanisha ryarasubitswe. Kugeza n'ubu ubushinjacyaha ntiburerekana icyaha gishya burega Mutabaruka Pole. 1998 nibwo ubushinjacyaha bwashyinguye burundu dosiye ya jenoside bwaregaga Mutabaruka Pole. Igihe cy'inkiko gacaca muri 2010 haje inteko gacaca yo mu karere ka Nyaruguru. Frani François yashinje Mutabaruka Pole ko yazanye na burugumesitiri wa komine Rukundo n'imodoka yayo imwe yitwaga Ruhumbangegera. Icyo gihe kubera kwivuguruza k'umushinja Mutabaruka Pole ariwe Frani François, inteko gacaca yagize Mutabaruka Pole umwere. 2023 Frani François yongeye gushinja Mutabaruka Pole ko yagiye mu bitero afite imodoka ya Toyota Scout. Frani François ubwe yivugiye ko mu 1994 yari umusirikare muri APR. Benshi basaba ko Frani François yagera imbere y'inteko y'abacamanza agasobanura ubuhamya ku byo ashinja Mutabaruka Pole. Ubwo Mutabaruka Pole n'abunganizi be mu mategeko basabaga abacamanza gutegeka ubushinjacyaha kuzana ibimenyetso bishingiyeho bafata Mutabaruka Pole, umushinjacyaha yavuze ko ibuka ariyo yatanze ikirego. Ubwo iburanisha rizasubukurwa, benshi bifuza ko nubwo urubanza rutarajya mu mizi, ifite uruhare wese yaba ushinja Mutabaruka cyangwa umushinjura hazumvwa ubuhamya bwabo. Bamwe mu bari ku rukiko bati Mutabaruka Pole jenoside yamwiciye umuryango iramukomeretsa bihagije, none afunzwe nk'interahamwe koko. Turacyakusanya amakuru
Dukomeje kubakangurira gukomeza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru y'ingenzi abagereho.